urumva wanjye twamenyanye kubera sport. So ubwo umugabo wanjye rero akaba ari umwe mu bayobozi b'iyo group. Noneho ngiye kubona umuntu agiye mu kibuga ari saranza ari wenyine. Ari saranza nyine yari yambaye umupira, yambaye n'agakora ka sport nyine kagakora ubona gafashe nk'umuntu. Ngo wambaye kora ariko nyine turamushyira rumva ntabwo muzi sinzi n'izina ryawe na gato nk'umunyarwandakazi ndi kureba nabonaga wambaye kora ahangaha koko ibintu biravamo ariko akavuga birangije ofete bagushyira no mu kibuga uri mushyashya kugira ngo bakumenye banaguha ikaze nuko ngiye mu kibuga baravuga bambaza ibibazo byinshi nkajya mureba nkabose nkuyari kumbaza ibibazo byinshi ubwo ndamureba ariko mbona biraho urumva simuze sinzi n'izina ryaho ngaho ntabwo mbyitayeho nuko nyuma habaho iyo saka irangiye habaho noneho just gusabana n'uwo muziranye cyangwa n'abandi ushaka kumenyana nabo so none nahimagaze rero gutya kuri comptoir ya bar nuntu araza ari kumwe n'umucuti we wundi bavuga ibifaransa byinshi ndavuga n'abantu b'ifaransa reka ne kubiteza